ya magambo bandikaga njyewe kuva nyiri mutoya, cya kimuga numva nta magambo nk'ayo, cya kimuga cyo kwa kanaka, rwa runtu, urumva njyewe cya kirema ikintu iki ntabwo baca umugani mu kinyarwanda bati iyo igutindije iragutegera, ari nabyo byabaye ku munyarwanda Uwizeyimana Enoch wamamaye nka Kagarara cyangwa se #small kugeza kuri akanya wabaye icyamamare ku ruhando mpuzamahanga rw'isi. Nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa, Uwizeyimana Enoch kugeza kuri akanya wakomeje kugenda uvugisha imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye hirya no hino ku isi ku byakomeje kugenda bigarukaho ku buzima bwite bw'Uwizeyimana Enoch kuri akanya uri kwitwa #small kugeza kuri akanya wamaze kuba ubicyamamare. Nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa mu ijambo rimwe ryakomeje kugenda ryandikwa ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, bigaragazwa bagira bati hari aho Imana izakugeza ahagukura kuri aka kanya, ari nabyo byabaye ku munyarwanda Uwizeyimana Enoch. Gusa nubwo Uwizeyimana Enoch yabaye icyamamare, hari byinshi byakomeje kugenda bigaragara ko ubuzima bwe bwatangiye kuba bwagerekwa amajanja n'abarozi bashaka kubwirahira. Abahitanye ubuzima bwa Dorimbogo ndetse n'abahitanye ubuzima bwa Goryoza bitabye Imana bakaba bari bagiranye mu mitima n'amatwi y'abanyarwanda. Kugeza kuri aka kanya biri kumvikana ko nubwo ibi byamamare byitabye Imana, ariko kandi ababishe bo baracyategereje kugira ngo bahitane n'ubuzima bw'abandi bakomeza kugenda bamamara. Gusa nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa n'abanyarwanda benshi bari kwibaza impamvu mu Rwanda iyo umwe mu bafite ubumuga bwo mu mutwe cyangwa se abafite ubumuga budasanzwe n'ingaragaro indeshyi idasanzwe, bikomeza kugenda byumvikana ko iyo bagerageje kugira aho bigeza, abarozi nabo batangira kugereka n'ubuzima bwabo bashaka kubirahira. Nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa, Uwizeyimana Enoch wamamaye nka Kagarara cyangwa se #small kuri aka kanya wamaze kuba icyamamare, biri kumvikana ko ubuzima bwe bwatangiye kugerekwa amajanja. Ni munyemerere dutangire gutya nk'ibisanzwe, aho wageze ni kuri Kigali Yesterday 250. Nge dukomeza kubana, nitwa Mr John Ferro the King of Mike. Nyaboneka birashoboka ko ari bwo bwa mbere wisanze kuri Kigali Yesterday. Niba ari bwo bwa mbere wisanze ahangaha, kanda subscribe ubundi wibuke no gufungura kuri iyo nzigira kugira ngo ntuzajye ucikwa amakuru n'ibiganiro bikomeza kugenda bivugwa ku ruhando mpuzamahanga rw'isi n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye. Munyemerere ntangire gutya. Hashize ukwezi kumwe Uwizeyimana Enoch wamamaye nka Kagarara agaragaje ko yujuje metero imwe y'uburebure. Nako kandi Kagarara yakomeje kugenda agaruka ku buzima bwe yakomeje kugenda akuriramo cyangwa se yanyuzemo mu buto bwe. Nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa n'Uwizeyimana Enoch yakomeje kugenda agaragaza ko yakuriye mu buzima bubi, ariko kandi akomeza kugenda agaruka ku buzima bwe bwa hambere akiri muto, avuga ko yari yaritakarije icyizere bitewe nuko yanganaga. Imiryango ikimara kumubyara ikabona ko ari mugufi cyane cyangwa se afite ubugufi bukabije, byakomeje kugenda bigaragazwa n'Uwizeyimana Enoch mu biganiro yakomeje kugenda akora, agaragaza ko imiryango ye yari yaramujugunye inyuma y'isi. Aha ni nabwo kandi Kagarara yakomeje kugenda agaragariza by'umwihariko abana n'ubumuga, ababwira ko bagomba kwigirira icyizere bakagera ku gasongero k'inzozi zabo. Aka kanya ntatinya kuvuga ko Kagarara ari ku gasongero k'inzozi za benshi ku isi. Kagarara kandi yakomeje kugenda avugisha ibinyamakuru bikorera ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Nkuko kandi byakomeje kugenda bigaragazwa mu gihugu cya Ghana, nta yindi nkuru ikomeje kugenda yandikwa uretse inkuru y'uwitwa Uwizeyimana Enoch wamamaye nka Kagarara. Kugeza kuri aka kanya kandi Kagarara yakomeje kugenda avugisha ibitangazamakuru bigiye bitandukanye ku mugabane wa Afurika. Ushobora kuba uri kwibaza ese byagenze gute kugira ngo uyu mwana wakuze adafite icyizere cy'ubuzima aze kwisanga ari uri kuvugwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye by'isi. Nanjye kugeza kuri aka kanya byantunguye nkimara kubona inkuru y'uwitwa Kagarara insanze muri Ghana ku byakomeje kugenda bigaragazwa. Inyandiko zose zakomeje kugenda zandika umutwe uvuga uti Kagarara niwe mu content creator wa mbere mu gihugu cy'u Rwanda ushobora kuzazamura idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda. Kugeza kuri aka kanya akaba ari nawe bashe no guhura n'ibyamamare bigiye bitandukanye ku isi hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Ushobora kuza kunyemera nka kugezaho amateka n'ibyakomeje kugenda bigaragazwa nyuma y'ibivugwa ko gutera imbere ari byiza kuri nyirabyo nabo bifitiye umumaro, ariko kandi rubanda nyamwinshi bo bagakomeza kugenda bababara bitewe nuko ukomeza kugenda utera imbere.
nako kandi inkuru zakomeje kugenda zigaragazwa zituruka mu karere ka Rusizi aho Kagarara avuka bikomeza kugenda bigaragazwa ko abarozi nabo bataryamye bakomeje kugenda bamugendaho abishe Dorimbogo ndetse n'abishe Gororioza bikomeza kugenda byumvikana ko nabo batari kumurebera izuba bagaragaza ko bakubita agatoki kandi bashaka kumitanira ubuzima kugeza kuri aka kanya ariko kandi ndagira ngo muze kunyemera dutangire gutya. Byose byatangiye ubwo uwitwa Kagarara yagaragajwe ku mbuga nkoranyambaga ariko kandi Kagarara nkuko akomeza kugenda abigaragaza avuga ko uwitwa Agapromota ari we wabashe kumugaragaza ku mbuga nkoranyambaga bwa mbere. Pacifique kandi wamamaye nka Agapromota bikomeza kugenda byumvikana ko kugeza kuri akanya ari we wihishe inyuma y'ubwamamare bwakomeje kugenda butumbagira bukavugisha ibitangazamakuru bijye bitandukanye bw'Uwizeyimana Enoki wamamaye nka Kagarara. Kugeza kuri akanya kandi uwitwa Kagarara yabashijwe n'uwitwa Ashton Hall ukomeza kugenda umutembereza mu bihugu bijye bitandukanye hirya no hino ku isi yamubajije uko yisanze muri ibintu bya showbiz cyangwa se mu bintu by'imbuga nkoranyambaga. Kagarara kandi atazubaje nawe yakomeje kugenda agaragaza ko witwa Uwizeyimana Pacifique cyangwa se witwa Agapromota ari we waje kuba umugaragaza ku mbuga nkoranyambaga bwa mbere bitewe nuko Kagarara yakomeje kugenda agaragaza ko nta kizere abenshi bamukiriraga ariko kandi witwa Ashton Hall akimara kumva amateka y'uwitwa Kagarara uko yagaragajwe ku mbuga nkoranyambaga bwa mbere abifashijwemo n'umugabo utarufite ikintu na kimwe amucunzeho witwa Ashton Hall yakomeje kugenda agaragaza ko byamutunguye cyane. Gusa nkuko byakomeje kugenda bigaragarizwa buri umwe wese wakomeje kugenda ureba witwa Ashton Hall wakomeje kugenda ufasha benshi bagiye batandukanye kugeza kuri akanya akaba amaze gufasha abagera kuri 2 ku isi hirya no hino bamaze kuba bagirwa ibyamamare. Aha turaza gusangamo umuhinde warukennye cyane ariko kandi nawe agashakira amaronko cyangwa se ubuzima ku mbuga nkoranyambaga nabwo byakomeje kugenda byumvikana ko witwa Ashton Hall yaje kumubona akahita amuhamagara akamusezeranya kuzamufasha kugeza kuri aka kanya akaba yaramubatije izina rya Indian Ashton Hall. Nkuko kandi byakomeje kugenda bigaragazwa hadaciye kabiri witwa Kagarara nawe yaje kugaragara ku mbuga nkoranyambaga akomeza kugenda acicikana by'umwihariko abifashijwemo n'uwitwa Agapromota ariko kandi nyuma yaho aza kwisanga yamaze kugirwa icyamamare n'uwitwa Diamond Platnumz nyuma yo gukora ikizwi nka challenge ku ndirimbo ya Happy y'uwitwa Diamond Platnumz nibwo byakomeje kugenda byumvikana ko witwa Diamond Platnumz yaje muri comment z'uwitwa Kagarara akamutagingamo amubwira ko ari ntare. Ibi kandi byakomeje kugenda byandikwa bikagaruka kandi ku nyandiko zakomeje kugenda zigaragazwa mu gihugu cy'u Rwanda ku bitangazamakuru n'ibinyamakuru bijye bitandukanye mu Rwanda. Hadaciye kabiri uwitwa Ashton Hall nawe yaje kuba yisanga ari kuvugwa n'uwitwa Kagarara. Gusa nkuko kandi byakomeje kugenda bigaragazwa kugeza kuri aka kanya nayo ni inkuru yakomeje kugenda yandikwa ku bitangazamakuru bijye bitandukanye ku mugabane wa Afrika bikomeza kugenda byumvikana ko witwa Indian Ashton Hall ndetse n'uwitwa Ashton Hall n'uwitwa Kagarara wamenyekanye ku izina rya Ashton Hall Small birakomeza kugenda byumvikana ko kugeza kuri aka kanya bamaze kugera ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda ariko nyuma yo kugera ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda abanyarwanda benshi bagaragaye ku kibuga cy'indege i Kanombe bafite indabo ariko kandi bishimiye uwitwa Kagarara. Nkuko kandi bikomeza kugenda bigaragazwa ngo iyo urimo gutera imbere ugomba kurwiza abanzi ariko kandi ukibuka ko nubwo iterambere ryawe ryagushimisha rigashimisha na bamwe mu bo rifitiye umumaro hari benshi bikomeza kugenda bibabaza by'umwihariko abo muturuka mu rugaga rumwe rwa karitsiye. Nkuko kandi byakomeje kugenda bigaragazwa abaturuka mu karere ka Rusizi amashyari bamwe na bamwe yatangiye kubataha mu mitima yabo ntimuze kunyumva nabi bitewe nuko nkomeje kugenda avuga ati abaturuka mu karere ka Rusizi bakomeje kugenda batahwamo n'amashyari. Hari ibikomeza kugenda bigaragazwa ko urwishe Dorimbogo rukanica Gororioza ariko kandi bakaba ari abakobwa bamamaye cyane ku ruhando mpuzamahanga rw'isi bikumvikana ko bakomeje kugenda batumbagira ku ruhando mpuzamahanga rw'isi ku mbuga nkoranyambaga. Gusa hadaciye kabiri inkuru yaraje ivuga ko witwa Dorimbogo yahitanwe n'uburwayi butazwi. Ni nako kandi hadaciye kabiri hazaza ikindi cyamamare cyiswe Gororioza bikaba byarumvikanye ko yakomeje kugenda
akora indirimbo zakomeje kugenda zimenyekana. Aha turaza kuba dusangamo nk'izwi nka Jesus Blood, byakomeje kugenda byumvikana ko witwa Gloriosa yakomeje kugenda akundwa n'abatari bake ku ruhando mpuzamahanga, ariko kandi hadaciye kabiri nawe twumva ngo urupfu rwa mwisasiye ruramujyana. Ibi kandi byakomeje kugenda bitungura benshi, bakibaza impamvu abantu baje mu gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko bafite uburwayi cyangwa se bakaba bafite ubumuga budasanzwe, indeshyo idasanzwe, bakomeza kugenda baba ibyamamare, ariko kandi hadaciye kabiri urupfu rwamize Jay Polly rukahita rubamira nabo hadaciye kabiri. Kuko kandi bikomeza kugenda bigaragarira buri umwe wese mu gihugu cy'u Rwanda, witwa Kagarara nawe akaba ari umwe mu bamamaye kugeza kuri akanya, ariko benshi batangiye kugira amajanja ubuzima bwe nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa. Witwa Kagarara arakomeza kugenda ahura n'uburwayi bugiye butandukanye ariko kandi bunatunguranye. Ubu se koko witwa Kagarara ntabwo nawe yaba agererewe amajanja n'abagome, abarozi, abagambanyi bakomeza kugenda bagira amajanja ubuzima bwe kuri aka kanya? Witwa Kagarara hatagize igihinduka akaba yanakisanga ari umwe mu baherwe u Rwanda rutunze. Gusa nyuma yuko mwene muntu akomeza kugenda ababazwa n'iterambere rya mugenzi we, birakomeza kugenda byumvikana ko witwa Kagarara nawe yatangiye kugerekwa amajanja ubuzima bwe kuri aka kanya bukaba bwatangiye gushyirwa mu kaga n'ubwamamare yahawe. Gusa kuri aka kanya witwa Kagarara ushobora kurangira uyu mwaka abaye umuherwe bitewe n'ibyakomeje kugenda bigaragazwa na Ashton Hall, umuherwe wa mbere ukora siporo cyangwa se umusportive mu gihugu cya Leta Zunze za Amerika. Kuri aka kanya wahisemo akagaragariza urukundo witwa Kagarara. Kuri aka kanya kandi witwa Kagarara ku isaha y'isa 8 nibwo byaje kuba byumvikana ko yaje kuba agera ku kibuga cy'indege i Kanombe. Buri munyarwanda wese ukora mu rugaga rw'itangazamakuru yahagaragaye afite kamera, n'utarufite kamera kandi yahagaragaye afite telefone ye arimo gufotora iki cyamamare cyamamaye ku isi hirya no hino. Kagarara cyangwa se Ashton Small kugeza kuri aka kanya watangiye gukundwa n'abatari bake, ariko kandi agatangira no gusinyishwa amakontra agiye atandukanye y'inganda zamamaza nka Gucci ndetse n'izindi za Bugatti zikomeza kugenda zikora ibicuruzwa na products ziremereye cyane. Kugeza kuri aka kanya kandi Kagarara akaba ari umwe mu ba content creator ba mbere mu gihugu cy'u Rwanda bakomeje kugenda bagirirwa icyizere n'abashoramari bakomeye cyane nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa. Witwa Kagarara Inoke yakomeje kugenda agaragarizwa icyizere n'abaherwe bagiye batandukanye. Reka twizere ko Imana irebera impumyi dahumbya ishobora kurebera witwa Kagarara akaza kurokoka amenyo y'ingona zatangiye kwasama zishaka kumumira. Kugeza kuri akanya ku byakomeje kugenda bigaragazwa aho Kagarara aturuka mu karere ka Rusizi, benshi batangiye kugaragaza ko abarozi batangiye kubura utugurudu n'imbehe bakoreramo bashaka guhitana ubuzima bwa mwene muntu. Kuri aka kanya biri kumvikana ko Kagarara nawe yagereranyijwe, urebye n'ibyakomeje kugenda bigaragazwa n'abaturage baturukaga Icyangugu bakomeza kugenda bagaragaza ko ishyari ryamaze kuba ryabyuka akari murore kakongera kuzamuka hejuru. Abadayimoni na satani bakaba bubuye imbehe n'amacumu, bakaba berekeje kuri Kagarara Imana igomba kurengera kugeza kuri aka kanya. Icyo rero ni munyemerere mpumuze ngira gutya, munyemerere ikiganiro cyacu cy'uyu munsi tugisoreze ahangaha ku buzima bwa Kagarara bwakomeje kugenda bugerekwa amajanja n'abarozi bashaka kumwica birahiye ubuzima bwa Dorimbogo ndetse na Gloriosa. Nk'ibisanzwe nge twabanye unyite Mr John Ferro the King of Mike. Aha waruri ni kuri Kigali yesterday 250. Nyemerera mpumuze ngira gutya nkwifuriza kugira ubuzima buzima, ibyo kurya n'amafaranga ndetse no kugira ishya n'ihirwe mu byo urimo gukora kugeza kuri aka kanya. Reka nkubwire uti bye bye.